Yesu urahagije ubu ntabwo bamfite. Reka ngusuhuze nshuti muvandimwe tubana umunsi ku wundi, igitondo cyiza wowe aho waba uherereye hose, waba uri hano imbere mu gihugu, waba uri hanze y'igihugu, yewe waba uri muri Afurika muri rusange cyangwa se uri hirya ya Afurika, no kuri tuguhaye ikaze kandi twishimira kubana nawe umunsi ku wundi. Uyu munsi rero ni igitondo cyo kuwa munane, igitondo cyo kuwa munane z'ukwezi ko nyine urumva no kwa 11 umwaka wagiye, hanyuma umwaka ni 2024 nkuko nubundi nakomeje kubibabwira. Umwaka rwose urarangiye kuko hasigaye igihe gito cyane, iminsi mike cyane pe. Dusigaje ukwezi n'indi minsi itari myinshi, hanyuma umwaka wa 2024 ukaba urarangiye. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire indirimbo cyangwa se nkurangire amakorari yakoze muri kino cyumweru. Hari amakorari menshi cyane yakoze, ufite amatsiko. Hari indirimbo zasohotse utamenye, ndagira ngo nazo nzigusangize, hanyuma indirimbo nzajya ngushyiraho gato cyane cyangwa se coming soon yabo, hanyuma ujye kuri chaîne yabo ubundi ukurikire iyo ndirimbo yabo. Ikindi, hari amakorari tutabasha kumenya indirimbo zabo, reka mbivuge mbere y'ikiganiro. Niba ufite indirimbo ariko tukaba tutagize amahirwe yo kukumenya, hari nimero dushyira ku kiganiro, ujye uduha link ubundi rwose dufatanye kwimenyera ibyiza mwaduteguriye kandi byatugezeho. Bizadufasha kurangira abandi aho indirimbo zanyu ziherereye, kugira ngo babashe kuzumva kandi zibagirire akamaro. Uyu munsi rero hari korari mwari mutegereje, ifite indirimbo nziza cyane, ni korari bita Amizero. Korari Amizero ni ya hano mu mujyi wa Kigali, murayizi cyane, ni korari nziza. Ni korari Amizero rero ya hano mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 rya Muhima. Iyo korari murayizi, ririmba neza cyane. Uyu munsi badufite indirimbo nziza irasohoka mu kanya gatoya kagiye kuza, ariko ndabaha link ya coming soon. Ubundi nugeraho kuri chaîne yabo, ndabizi kuryoherwa. Kandi numara kuvayo ugaruka umbwire ko niba koko ibyo nakubwiye nakubeshye cyangwa se nakubwiza ukuri. Gusa ntabwo njya mbeshya, kenshi ibyo nkubwiye rwose mbihagazeho, mbizi ko ari indirimbo nziza. Kuko ari indirimbo mbi je sinayivugaho, numva ari indirimbo mbi ntabwo nayivugaho. Bafite indirimbo nziza ko ari Amizero hano ku Muhima, ni indirimbo bise ngo Nyuzura. Bafite indirimbo bise ngo Nyuzura, indirimbo ikujyana mu mwuka, Nyuzura. Ndayigukumbuje, reka nkumvisheho gatoya ku ndirimbo yitwa Nyuzura, ubundi tujyane. Ariko mbere yuko nyishiraho, ndagira ngo nkubwirangira amakorari, mbere yuko mbumvisha korari Amizero, reka nkurangira amakorari turi buze kuvugaho n'indirimbo zabo nshya. Hari korari nyine yitwa Amizero ya hano ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 rya Muhima. Baho bagize bati Nyuzura, bafite indirimbo bise ngo Nyuzura. Tunasuhuza perezida wabo Murego Inosa kabisa, mwadukora indirimbo nziza cyane, mwambaye neza, mwaririmbye neza, noneho rwose mushyiramo amarangamutima ku buryo ubona ari byiza, n'amashusho meza cyane. Yego, noneho indi korari niyo bita Paradise Melody ya hariya Frankfone. Nayo ifite indirimbo nziza, indirimbo bise ngo Mfata Ukuboko. Mfata Ukuboko, indirimbo nziza cyane bakoze korari Paradise Melody ni hariya muri Frankfone.
hanyuma hari korali bita Vuzimanda y'Inyamirama, bafite indirimbo nabo imaze iminsi 2. mwari mubizi se? Niba utari ubizi rero turajyana kuri chaîne yabo ubashe gukurikira indirimbo nziza cyane. Indirimbo yabo ya Vuzimanda bayise ngo nubwo bikomeye, nubwo binaniranye, iraryoshye. Ijwi ryanjye nawe ko ritari sawa cyane, ariko ndafashwa ndafashwa iyo numva indirimbo zabo, kuko ni indirimbo nziza cyane. Tunasuhuza producer wabo Marcel, komeza ugubwe neza kabisa, uri kuduha ibintu byiza pe, byiza, kandi ndagushimiye. Bakugane, amashusho meza cyane uri kubaha, rwose na nimero yawe ndaza kwishyiraho hasi ku kiganiro. Bakugane ubakorere ibyiza cyane. Ariko ubundi mwari muzi ko burya Marcel burya yandika indirimbo nziza. Naho mutabizi mwarakererewe rwose. Afite ukuntu akwandikira indirimbo rwose kagenda ikagera ku marangamutima rwose y'ubwira, kumva uramubwira, kumva indirimbo irinjiye, kumva ifite iki gusigiye. Ubundi kuririmba indirimbo ubwawe ukumva nta kikumariye, burya hari ikintu ibibuze, ariko ndabizi ko abishoboye. Mumugane, ndamubarangira rwose, hanyuma muze kumugana abafashe. Ikindi indi korali turi buvugeho nyuma ya Vuzimanda ni Uwemeyaze. Uwemeyaze ni korali nk'ahari mutazi, ariko majyaruguru hari amakorali meza menshi kandi aririmba neza. Iyi korali bita Uwemeyaze ni ya hariya Bwuzuri. Bwuzuri hariya neza mu marembo y'umujyi hano rwose, neza Bwuzuri niho iyi korali yitwa Uwemeyaze ibarizwa. Ikaba ifite indirimbo nayo imaze iminsi 2, ntabyo muzi. Indirimbo nziza cyane bise ngo Umutima. Baririmba indirimbo nziza mu njyana bita inzungu, twese twita inzungu, ndani tuje kabisa, indi kushyira mu mavuta mu mwuka, ukumva uri mu mwuka cyane. Ndagukumbuje kumva korali Uwemeyaze. Turanabasuhuje abagize korali Uwemeyaze. Hariya haba amakorali menshi cyane, harimo na korali Abiringiye Imana, burya nayo ni ya hariya Ibwuzuri, ngira ngo ubushize twanayibabwiyeho. Mugende rero kuri chaîne yabo mukurikire indirimbo zabo. Ndajya mbashyiraho igice kimwe mu kanya na refure, hanyuma mwumva ubundi bakumbuze kujya kuri chaîne yabo kugira ngo mubakurikire. Indi korali turaza kuvugaho nyuma y'Uwemeyaze ni korali bise ngo yitwa ngo Abahiriwe ni hano mu mujyi wa Kigali. Mwari muyizi se? Nzababwira korali ziri nahangaha ziraririmba. Iyi korali yitwa Abahiriwe, ni ya hano ho rwose ku Kagugu, ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 rya Kagugu. Iyi korali yaririmbye indirimbo nziza bise ngo Uri Mesiya. Ni indirimbo nziza yakozwe amashusho meza, yakorewe audio nziza. Ariko hagati aho kuri ya ndirimbo tuvuyeho yitwa Uwemeyaze, hari wabakoreye amashusho, nawe muzajye mumusanga, abaha amashusho meza, kabisa. Ni umuntu witwa Obedi. Nzajya mbaha amanimero yabo, genza barangira abantu bakorera ibintu byiza cyane, byiza kabisa, byiza. Ndabaze kubashyiraho nimero ya Obedi kugira ngo abafashe. Noneho nyuma ya korali bita Abahiriwe, ni mu ndirimbo yabo bise ngo Uri Mesiya, ni hano Kagugu. Ndababwira korali yitwa Jordan. Ni korali yahariya n'ubundi mu burengerazuba. Uyu munsi nagiye mu ntara zitandukanye. Bivuga ko nababwiye korali bita zano mu mujyi wa Kigali nazivuze, ngira ngo intara ntagiyemo n'imwe y'amajyepfo, ariko mu mujyi wa Kigali ndahari, burasirazuba za Nyamirama ubwo ndahari, Nyamirama ubwo ni muri Vuzimanda, mu majyaruguru nababwiyemo Uwemeyaze niyo mu majyaruguru. Noneho ndanababwira rero no mu burengerazuba aho korali Jordan ni korali nziza cyane ya hariya
ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya Gates of Hope. Ni Gates of Hope yahariya nyine ni Gisenyi. Korali yo yitwa Jordan, bafite indirimbo nziza nayo rero imaze iminsi 2, indirimbo nziza kweri, indirimbo bise ngo inkuru nziza. Inkuru nziza, reka tuze gukurikiranira rero iyi nkuru nziza barimo batubwira. Aha, ngira ngo uranyuzwe. Niba utarakanda subscribe rero yekande, ngiye kukwicishirizaho nihuse igice kimwe n'indirimbo, igice kimwe cy'indirimbo cyangwa se refure cyangwa se nibinagireho, ndagutera amatsiko gusa kugira ngo nkumvishe ukuntu ibintu bankubwira ari byo kandi bifitiye igihamya. Nge mbanza kuzumva, nkakora share, nkakora subscribe ku mashene yabo. Nuyumva urajya kandi subscribe kuri shene y'iyo korale, unayisangize bagenzi bawe. Ni inkunga ikomeye cyane, ntacyo bitwaye. Ese mbwira, niba utabasha gutanga yenda bimwe mu byo utunze no gusangiza abandi ubutumwa bwiza, byaba ikibazo. Kora share, kora like ndetse na comment, ntacyo bitwaye. Ariko mbere ya byose subscribe kugira ngo ibikorwa bakora bijye bikugeraho byihuse. N'izindi kora rero tutabasha kumenya indirimbo zabo mutwandikiye kugira ngo muzitubwire n'ejo tuzikoreho, ntacyo bitwaye. Turahera kuri kora nababwiye rero yaguhaye indirimbo nziza mon chers amis, nziza, indirimbo bise ngo nyuzura. Ni korali Amizero, korali Amizero ya hano ku Muhima. Baririmbye indirimbo nziza cyane, isa neza, ifite amashusho meza cyane. Reka mbacishirizeho igice kimwe no gusubiramo cy'indirimbo bise ngo nyuzura. Korali Amizero, reka tujyane. Barakoze cyane rero korali Amizero batinyuzura. Ni indirimbo nziza cyane. Barakoze cyane korali Amizero mu ndirimbo nziza batinyuzura. Mba nkubwira ibintu byiza cyane. Nyabuneka jya ubisangiza abandi, mu gihe indirimbo nk'iyo yasohotse. Nibura u Rwanda rwose rura rumenya iyo ndirimbo. Ni byiza cyane, gira amahoro rero. Aha, indi korali rero bayita Paradise Melody. Ni ya Francophone hariya muri Francophone. Badufitiye indirimbo nziza bise ngo mfata ukuboko mwami, mfata ukuboko. Ni indirimbo nziza, reka ngusangizeho igice kimwe no gusubiramo, ubundi ujye kuri shene ya korali Paradise Melody kugira ngo ubashyigikire, ukanda subscribe ndetse unasangiza bagenzi bawe ubutumwa bwiza, iyi nkuru nziza bati mfata ukuboko. Korali Paradise Melody, tujyane. ukuboko maze unyobore
nyuma ya korali rero Paradise Melody aho bavugaga bati mfata ukuboko turajya iburasirazuba hariya Inyamirama ni mu karere ka Kayonza, ni hano mu karere ka Kayonza. Ugeze i Kayonza aho gukomeza ujya i Nyagatare, aho gukata umuhanda ujya Ingoma mu birometero nk'ikilometero kimwe ahari nkuko mbizi hari hafi rwose hafi y'umurenge wa Nyamirama. Naho ngaho bahita ku magare, Marcel rabizi bahita ku magare uhita ukata gatoya werekeza ku rusengero rwa Nyamirama. Batari bahazi munabimenye nuko bimeze. Yego, hanyuma rero iyo korali Nyamirama itwavuza impanda baravuze bati nubwo bikomeye nubwo duhura n'ibibazo bikomeye, nubwo bya bindi byose unyuramo batari ko nubwo bikomeye, ihangane komera, vuba biragira iherezo. Reka twumve igice kimwe na refure mu ndirimbo yabo bise nubwo bikomeye, hanyuma tujyane. Reka tujyane na korali vuza impanda batubwire bati nubwo bikomeye, twumve ihumure riri mu ndirimbo yabo. Imperuka ina ku rugendo umukristo wese turushaho gukara, dore inzira nyinshi izigaragara biragoye gutambuka, intambwe zacu zikeneye kumurikirwa n'umwuka wawe wera, dufata ukuboko maze uturandate dukomeze imbere. Gikomeye yukuza tugeza wadusiganirwa nubwo bitatworoheye, ariko n'ubwumwanzi yarwana cyane uwatsinze n'umugaba wacu, niwe ibyiringiro byacu biri kandi gutabaruka kuregereje, hatana dutsinda umwanzi turi hafi witinya, nubwo bikomeye ndakomeza ndakabuza. Nubwo bikomeye bati nubwo bikomeye shikama komera, korali vuza impanda y'Inyamirama. Hanyuma rero turava iburasirazuba tujya mu majyaruguru y'u Rwanda. Mu majyaruguru y'u Rwanda rero ho turahasanga korali bise ngo Uwemeyaze, korali yitwa Uwemeyaze hariya ibwuzuri, bura ni ku ntara. Bafite indirimbo bise rero ngo umutima rero reka twumve icyo batubwiye ku mutima, hanyuma nujye kuri shene yabo ubakurikire. korali Uwemeyaze na channel niko yitwa ngira ngo. Yego, jyayo ukore ibyo ugomba gukora byose, subscribe, comment, share na like, ntacyo bitwaye, nta bundi bushobozi bigusaba. Jyaho dushyigikire korali bise ngo Uwemeyaze, tunasuhuza abamwe mu baririmbyi babo no kuri bagubwe neza. Korali Uwemeyaze bati umutima. Reka twumve icyo batubwiye ku mutima. Korali Uwemeyaze. Mutima uzaririmba icyo gihe zanezerwa cyane, iby'isi bitagaciro kabyo, iyo twibutse ko twabitijwe tuzamwenyura nitwibuka. Aha, ngira ngo rero wumvise ko ari indirimbo nziza ya korali Uwemeyaze ya hariya ibwuzuri. Bafite impano kweri, bafite impano nziza cyane yo kuririmbira Imana. Turava mu majyaruguru y'u Rwanda rero tugaruke Kigali sere. Nkuko nabivuze hano i Kigali twahavuza amakorali mumbabarire cyane uyu munsi ijwi ryanze. Hano i Kigali tuhafite korale yiswe cyangwa se bita abahiriwe.
abahiriwe ni handi Kigali, ni korali ya hano ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya Kagogo rugura hangaha. Abatahazi buri yuvuye Nyabugogo ushaka waca ku Gisozi kuri Yerika cyangwa se ugaca mu Gakinjiro, kazamuka fa ugakomeza mbere gatoya naho ngaho hafi ya Centre de Santé ya Kagugu, n'ubundi n'urusengero ugeze kuri Centre de Santé ya Kagugu. Ubwo kata mu buryo uri kugenda werekeza ku murenge wa Kinyinya, ukata mu ruhande rw'ibumoso aho zikatira imodoka, n'ubundi tumanuka gato hari urusengero rwiza ruri ahantu heza, hari umuyaga mwiza cyane uva mu kibaya cyiza gira aho ngaho. Niho urusengero rwabo rubarizwa. Abatari babizi mu bimenye mujye munatumira zino korali ku macece yanyu, mu batumire bazi babafashe rwose mu kuririmbira Imana mu mavuna mukora, mu bitaramo bitandukanye mukora. Niyo mpamvu mbarangira kugira ngo korali uzimenye, kugira ngo ujye umenya nabo utumira abari bo. Korali abahiriwe rero baravuze bati uri Mesiya. Uri Mesiya, reka tujyane dusuhuza na bamwe mu baririmbyi babo, harimo Furaha ngira ngo ni presidente wa korali niba ntibeshye, ni kumbi heruka yari presidente. Kabamo n'abandi bagiye batandukanye, habarimo na Aimable ngira ngo ni coach Aimable. Turabasuhuje cyane rero, mugira amahoro, mwaduhaye indirimbo nziza bati uri Mesiya. Reka twumve korali abahiriwe noneho ubundi turaza tureba n'indi korali isigaye. Abahiriwe rero bati uri Mesiya, reka twumve icyo batubwiye kuri Mesiya. Gubwa neza. uri Mesiya, umwana w'Imana, buri wese yakwita izina rikwiranye n'ibyo wamukoreye, ibyo wakoze mu mibereho yacu, marajya turenga tukakwita amazina atwibutsa ibyo wadukoreye. uri Mesiya, umwana w'Imana, buri wese yakwita izina rikwiranye n'ibyo wamukoreye, ibyo wakoze mu mibereho yacu, marajya turenga tukakwita amazina atwibutsa ibyo wadukoreye. Mu ijuru bavuga gukomera kwawe Mukiza. Baturi Mesiya rero. Korali abahiriwe bati uri Mesiya. Umva ndishimye cyane ku bwa zino ndirimbo pe, za mbere nziza cyane. Bankoreye umunsi indirimbo wumva kumva niwe bayihimbiye kabisa, kumva amarangamutima araza, kumva ubirimo neza. Korali abahiriwe rero barakoze cyane bahano ku Kagugu. Reka tuve i Kigali rero tujya ahubwo iburengera bwaryo. Nababwenda batembereza cyane iburengera bwaryo rero, ubwo ndavuga iburengerazuba. Turajya hariya n'ubundi mu mujyi wa Rubavu, ku itorero bise Gates of Hope Church. Ntabwo mpazi neza, ntabwo nakurangira ngo mamenye, ariko bora bazandangira. Ariko ni hariya mu mujyi wa Rubavu. Korali yo yitwa Jordan Choir. Indirimbo yabo bayise ngo inkuru nziza. Nubwo bikomeye we, mwibuka twavuye hariya mu burasirazuba batubwira bati nubwo bikomeye, burengerazuba bati inkuru nziza. Iburasirazuba baravuga bati birakomeye. Iburengerazuba bati rero inkuru nziza. Nta yindi nuko ibyo bikomeye Yesu yabirangije, ibyo bikomeye Imana yacu hari kugira ngo ibisoze. Nukuri ni byiza cyane. Ubundi Imana yacu irahamba, ikora ibitangaza bikomeye cyane pe, byiza kandi byinshi. Azuno nawe urabizi pe, nawe urabizi ko bihari ku ruhande rwawe, nanjye ku ruhande rwanjye birahari, I know. So reka rero twumve iyo nkuru nziza ya korali Jordan yahariya muri hariya
i Rubavu kuri Gates of Hope Church bati inkuru nziza. Reka twumve inkuru nziza ubundi tuze tuganira dusoza twegeza ku musozo. Bati inkuru nziza. Hari inkuru nziza yihutirwa cyane ku bantu batuye iyi si, n'inkimuruza ku bacumbitsi ngo bacane umubano n'isi, ngo baharanire ubwami bw'Uwiteka bugiye kwimikwa vuba mu mitima yabo bimuremo wa mugome Satani. Genda ubabwirize iyo nkuru abatoya n'abakuru, abakecuru n'abasaza baramye yaremye ijuru, buri wese mu bikorwa bye ahimbaza iyahanze isi, mu byo duharanira byose tugarukira Umuremyi. Genda ubabwirize iyo nkuru abatoya n'abakuru, abakecuru n'abasaza Aha, nizerero ko uguwe neza. Indirimbo urazumvise guhera kuri korali Amizero. Nababwiye indirimbo yabo ndayibarangira, wayibonye. Indirimbo nziza cyane. Amizero mwakoze cyane. Perezida wa korali Amizero Murego Inosa, turagusuhuje cyane, ndetse n'abagenzi bawe mwaduhaye indirimbo nziza cyane. Aho bagize bati nyuzura. Rero ni indirimbo mwabonye ko ari nziza, jya kuri chaîne yabo ubasangize bagenzi bawe iyo ndirimbo. Hanyuma Paradise Melody ya Francophone nabo baje bavuga bati mfata ukuboko, ngira ngo mwabonye ko indirimbo nziza cyane. Hanyuma indirimbo yindi twavuzeho ni ya korali Vuza Impanda y'Inyamirama, aho bavuze bati nubwo bikomeye ihangane komera, yego baduhaga ihumure. Hanyuma Uwemeyazeyo ni yahari Musanze mu majyaruguru ibwuzuri, aho bavuze bati umutima ubundi bituremereye akenshi bikomeretsa umutima. Abanyamirama bati nubwo bikomeye. Hanyuma ibwuzuri bati umutima ni ubabara. Ariko nyuma y'ibyo haje korali bise yitwa Abahiriwe, baje bavuga bati bo uri Mesiya. Nubwo bikomeye umutima ariko uri Mesiya. Muri kumva ko n'uriko biba bitondetse. Nubwo bikomeye, reka tubitondeke neza kugira ngo byumve neza. Korali Amizero bati nyuzura. Hanyuma Paradise Melody ya Francophone bati mfata ukuboko, numara kunyuzura mfata ukuboko. Vuza Impanda y'Inyamirama bati nubwo bikomeye. Muri kubyumva ibyo bintu, nyuzura mfata ukuboko nubwo bikomeye. Hanyuma Uwemeyaze bati umutima ni ukomereka, ni uremerewe. Nubwo bikomeye tubabajwe ni ibibazo dufite, ntago ari bigaragara gusa, umutima yacu iraremerewe. Urumva ukuntu biba bitondetse neza cyane. Hanyuma Abahiriwe bati uri Mesiya. Nyuzura mfata ukuboko nubwo bikomeye, uri Mesiya mfata ukuboko. Uri Mesiya mfata ukuboko. Hanyuma rero Jordaniyo yaje ivuga ngo inkuru nziza. Ibyo byose bitondetse neza cyane, ndabikunze, nawe wabikunda. Bisangiza abandi kugira ngo iyo nkuru nuyihererane. Umeze neza, ariko nanjye meze neza, ibyo gushimira Imana. Aha, rero ngira ngo wowe tumaranye akanya turimo tureba zino ndirimbo, ngira ngo hari byinshi izi ndirimbo zigufashije. Icyo nakubwira rero ni ukugenda ukegera ukajya kuri chaîne yabo ukareba izo ndirimbo zose, noneho ntayivugiyemo, ntanaguhaye n'igice, ukayumva yose kugira ngo urusheho kuryoherwa. Ndabizuramirerwa neza. Wowe rero aho uri hagiye hatandukanye, n'ukuri ndagusuhuje mu cyumweru cyangwa se byumweru nka bitatu, maze bitatu se bigeramo. Yego, reka mfate bitatu. Hari byinshi nabonye mwakoze, subscribers zarazamutse, icyo bita views zaraje, ubwo se naba ndabashima cyane, ndabashima. Amahoro y'Imana bane namwe, soko nkora ibihambaye, ahubwo nuko nyine mwakunze ibyo nkora, kandi
nta nubwo nkore ibintu bitandukanye cyane n'ibyo twahamagariwe gukora no kwamamaza ubutumwa bwiza. Ndatekereza ko ingorane dufite no kuzahembwa, ntabwo uyu munsi inyungu dufite ari izifatika by'amafaranga gusa, ahubwo dukora ibi tugafata umwanya kugira ngo Imana izatugororere kuri benshi bazumva ubutumwa tugeza kuri bagenzi bacu. Ndabizi ko ibi dukora bigera kure, niyo mpamvu aho waba uri hose hafi na kure, ni ukuri jya ufata umwanya mu gihe uruhuka kugira ngo wumve ibidafite umumaro, wiyumvire zino ndirimbo, wiyumvire inkuru y'ihumure muri aya makorari meza yacu. Ni ukuri ni byiza cyane. Reka dusuhuze Jean Dodier Niyireba, ejo yateye intambwe akora civile, ubu ni umugabo mu mategeko. Imana iguhe umugisha kandi ikubakire Jean Dodier. Nawe ufite indirimbo nziza, reka bari nayo nsorezaho indirimbo ya muhanzi Niyireba Jean Dodier, abatari bamuzi bamwita Kibonke MC. Ajya asangiza amagambo mu makwe atandukanye, mujye mu muhakazi. Yego ajya bikora, yitwa Niyireba Jean Dodier. Rero afite indirimbo yitwa ngo harya ubwo indirimbo se ndashyiraho iyihera ko afite indirimbo nyinshi nziza cyane. Nta kibazo cy'ubwoba mfite, kubera yuko mfite Imana, nukuri yampaye amahoro iteka ryose. Indirimbo nziza cyane Jean Dodier Niyireba. Kabisa felicitation, wavuye mu cyiciro kimwe ujya mu kindi, n'abandi baho urugero rwiza kabisa, nabo batinyuke bubake ngo burya kubaka urugo ni byiza, n'umugisha, hari imigisha ifunguka abandi utakabonye ubundi uri umusore, ntabwo mwarimu bizi, nibyo nujya uzambwira. Gira amahoro rero, ngende mwarimu Japhet nkuko bisanzwe. Hanyuma watwandikira kuri mail nyishyiraho nyuma y'ikiganiro, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788043936 wifuza ko tuvuga ku ndirimbo yawe. Yego watwandikira. Ikindi wifuza kuza twagufasha mu bintu bijyanye no gutunganya indirimbo, ama audio, twagufasha muri studio Rio Sound Record, niyo studio yanjye niyo nkoramo. Hanyuma wifuza ko tugucurangira music instrument, nabwo wahamagara kuri iyo nimero, ndisubiramo ni 0788 04 39 36. Hanyuma ubundi tukajyana tukungurana ibitekerezo, nkanakurangira n'abandi bagiye batandukanye. Burya nitukiherana amakuru, kwiherana ntabwo bikwiriye, si byiza pe, si byiza habe na busa. Gira amahoro rero, nukuri ndagushimiye. Reka twumve indirimbo ya Niyireba Jean Dodier Elias Kibonke, ati nta kibazo cy'ubwoba mfite. Ikibazo cy'ubwoba mfite, kubera yuko mfite Imana, nukuri yampaye amahoro y'iteka ryose. Ubungubu ngenda nidegembya, kubera yuko ndi kumwe n'Imana, ntabwo banapfa nagira, kubera yuko ndi kumwe nayo. Yavuye mu gituro, ubwoba nibushire, twishime tunezerwe, Yesu ni muzima. Yavuye mu gituro, ubwoba nibushire, twishime tunezerwe, Yesu ni muzima. Kuki uhora wiganyira, ukibaza uko ejo uzabaho,
kwibagirwa yuko Imana yawe igora hafi mu mibereho ya buri munsi, nta na rimwe igireka kukurinda, ntukagire ubwoba na rimwe, niturinda ibihe byose. Yavuye mu gituro ubwoba nibushire.